Alright, one more time, ladies and gentlemen, izere ko mumeze neza byatanye nanjye meze neza. Ni one more time podcast ni breaking the cycle live ni boss kabutura ima cyangwa se Isango Namuzika award yamaze kuba ku nshuro ya gatanu rwose itangiye ku butaka bw'u Rwanda. Ni ibihembo byari byitabiriwe n'abo mu ngeri zose, yaba baba muri cinema, yaba babarizwa muri muzika cyangwa se music, yaba ababarizwa no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye. Ku ikubitiro rero umuhanzi mushyashya yabaye uwo twita CEO cyangwa se Zero Trap, ari nawe wegukanye nyine igihembo cya Best New Artist of 2024. Ni igihembo rero kitavuzweho rumwe n'abataribake, kuko bavugaga bati rwose iyi category ntabwo uyu musore yakabaye ayirimo, kubera ko yari amaze iminsi nyine akora cyane mu buryo bugaragara cyane. Hanyuma rero hari harimo n'igice cy'umuhanzi mwiza nyine w'umwaka, ariko uyu nguyu nyine akaba yaragombaga kuba yarateje imbere gakondo cyangwa se yarakoze gakondo kurusha abandi. Of course rero nta wundi wari kuyitwara ni Ruti Joel. Rwose ahangaho nta n'umuntu n'umwe wigize adiskita cyangwa se avuga ati ntago binyuze mu mucyo, kubera ko Ruti muri uyu mwaka yarabikoze cyane, ndetse no mu yindi myaka yagiye itambuka cyane. Yes, ibingibi rero bikaba ari ibirori byasize inkuru nyinshi cyane imusozi, ariko binatuma bamwe mu bahanzi n'abandi batsinda ibihembo nyine basigarana akanyamuneza, kubera ko wakoze neza bakakwibuka cyangwa se bakaguha recognition. Biba ari byiza cyane. Isango Namuzika Awards kandi 2024 Best Video Director yabaye witwa Faizo. Ibi nabyo bitavuzweho rumwe, kuko bamwe bavugaga bati yakabaye ari Gadi. Noneho Isango Namuzika Awards Best Album yabaye icyumba cy'amategeko. Iyi ngiyi ni Kemozera na Riderman bakoze yitwa icyumba cy'amategeko. Ibi ngibi nta wigeze abigarukaho nabyo rwose habe na gatoya. Hanyuma rero kandi ibindi bihembo byatanzwe harimo Best Collaboration Song. Iyi ngiyi ikaba yabaye Jugumira ya Phil Peter, Chris Easy ndetse no bita Kevin Kade. Ikaba rero yabaye collabo y'uwo mwaka cyane. Ibintu aba basore ko ari batatu bishimiye byatari. Ari ibindi bihembo rero byatanzwe nka Best Gospel Artist. Ingi nawe yatwawe n'uwitwa Israel Mbonyi. Ibintu rwose abantu batigize batindaho cyane, kubera ko Israel Mbonyi yarabikwiye. Hanyuma ariko hakaba hari uwitwa Bulldog yatwaye igihembo cy'umuraperi mwiza w'umwaka. Bibutsa yuko yari yanatwaye icyitwa Best Album of the Year, ndetse rero yaje no kwisanga bamuhaye ikindi cya Best Hip Hop Artist. Ibi nabyo ntabwo byatinzwe, kubera ko witwa Bulldog yarakoze cyane rwose. Producer rero w'umwaka mwiza uyu nguyu yabaye Element R nawe wari witabiriye bino birori muri rusange. Hanyuma rero Male Artist of the Year muri rusange ni Bruce Melody. Ibi nabyo ntago byigize bigarukwaho cyane, nubwo bitabujije gusiga amakuru agiye atandukanye. Bavuga bati Male Artist yari ya Chris Easy, Male Artist yari ya Devane, Male Artist this and that, ariko rwose Bruce Melody akaba yaragikwiye. Yes, yari amakategori rero menshi cyane agiye atandukanye. Hari harimo kandi hari harimo na bamwe mu bakoze indirimbo zagiye nyine zitanga ubutumwa bwubaka igihugu, nk'aba Munyencoza Diedone, undi waririmbye Azabatsinda Kagame, nawe bakaba bashimiwe nyine muri rusange, kuko nyine bateje imbere cyangwa se bakoze indirimbo
zikundisha abantu igihugu muri rusange. Hanyuma the best female of the year, female artist of the year, uyu nguyu yabaye Bwiza. Ibintu rwose bitigeze bigirwaho impaka cyane, kuko Bwiza yarakoze bigaragara cyane rwose, cyane byumvikanisha yuko rero byumvikanisha yuko igihembo yaragikwiye. Ibyo rero nari ndimo nkubwira ngo Life Achievement Awards ni babandi batumye bakundisha abanyarwanda igihugu, cyangwa se bakoze indirimbo zifite ubutumwa bwihariye. Uyu nguyu rero Musengimana Beata wakoze indirimbo Azabatsinda Kagame yashimiwe uruhare rwe kubera iyi ndirimbo yasusurukije benshi muri uyu mwaka. Yes, nari ndimo nkubwira yuko rero ko hanashimiwe nyine abahanzi bakoze indirimbo zatanze umusanzu mu kubaka igihugu, ndetse n'abahanzi bakuru barimo Munyenshoza Dieudonné, Nzayisenga Sophia n'abandi bagiye batandukanye. Yes, one more time ladies and gentlemen, rero ibyo ngibyo byagiye bivugwa ku itangwa ry'ibi bihembo rwose. Ubwo ngubwo rero hakaba hari ibyamamare bigiye bitandukanye, abitwa ba Alexis Muyoboke, abitwa ba Kirama, nabo muri sinema bo benshi rwose bari bahari ku bwinshi cyane. hari abitwa bari benshi cyane, bari benshi rwose. Bigaragara yuko kuri inshuro ibi bihembo byitabiriwe n'abatari bakeya. Thank you so much ladies and gentlemen. Izere ko mwakoze subscribe kuri social platforms zacu zose, cyane YouTube channel yacu, mukadufunga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha Boss Kabutura. It's the same price, the same house, and the same vibes. May God bless you all. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. Nyitaruma.